ariko gushaka ni byiza. Ese ubukwe ni ryari? Ijoro ryashize Merci yambitse umukunzi. Congratulations kuri Merci ahubwo. Yanditse umukunzi impeta ye, tunamuha congratulations. Na kado twabonye nawe yambika umukunzi. Uriya ni umwana wanjye, uriya mugore wa Kado n'umukobwa wanjye yitwa Rebecca. Kado kuriya ni umukwe wanje. Abakunzi bacu muherereye hose, katwizere ko mumeze neza. Hano turi rero nkuko mubibona, turi ku kibuga mpuzamahanga cy'Ikanombe cya Kigali, aho tubasanze umuririmbyi umuramyi. Ese ko tugusanze tujye ku indege, uri mu bagenda cyangwa uri mu baza? Vuga gute wa safe flight my guy. Ndi mu bagenda bro. Uri mu bagenda. Ese werekeje mu kihe gihugu? Tugiye mu ruzinduko rw'ivugabutumwa. Yego. Ubu ngubu ngiye Nairobi, werekeje Nairobi mu kanya turahaguruka saa 11. Yego. Dufite concert ya True Promises mwarayibonye. Kwa gatanu True Promises ya Nairobi. Kwa gatanu niyo ngiyemo, izaba kwa gatanu, niyo mpamvu ngiye ubu ngubu kugira ngo tubane mu practice asigaye. Hanyuma ku wa mbere utaha nibwo nzakomeza ririya vugabutumwa rindi mwabonye ya Zambia. Igihugu cya Zambia. Ariko nzagurukira muri Kenya n'ubundi. Urateganya kuzamara igihe kingana iki muri Zambia? Zambia nzamara ibyumweru 2. Ibyumweru 2. Ese ni igiterane uzaba uzenguruka Zambia yose? Yes. Ni tour ya Zambia, Lusaka, ariko cyane cyane mu mujyi hagati. Birumvikana, murakoze cyane. Trezoro cyangwa se reka mwite ni bandi uko abantu benshi bamenyereye. Trezoro ryavuye mwamwishyiriye. Ndagira ngo mubaze ni ikihe kintu nyamukuru kikujyanye muri vugabutumwa? Ko tumenyereye kumva abahanzi ba gospel wenda bajya mu bihugu nka Canada, dusanga tuzimo abanyarwanda benshi cyangwa se bakajya muri East Africa. Wowe niki cyaguteye kujya gukorera wenda kujya muri icyo gitaramo kizabera muri Zambia? Ni iki kintu nyamukuru nyine kikujyanyeyo? Buriya abajya mu bihugu byo ari byo byose, aho wajya n'abajya, nubwo twavuga hano mu Rwanda Nyamagabe, Nyagatare, aho wajya hose nta kindi kiba kitujyanye ni ukuvuga Yesu Kristo, kugira ngo abatamuzi bamumenye, babashe guhindukirira umusaraba, kugira ngo tubashe gufatanya runo rugendo rujya mu ijuru kubona umwami wacu. Yego. So nta kindi kintu kinjyanye muri biya bihugu, no kugira ngo tuvuge Imana, tuvuge Yesu Kristo, abatamuzi bamumenye, bamenye ko ari umwami ukiza, ufite imbaraga zishobora guhindura umuntu, ikamugira umwizera, ikamugira uwakuweho urubanza, ikamugira uwakuweho isoni, ikamugira umuntu udafite ikimurega na kimwe. Yego. Muri urwo rugendo ugiye kujyamo haba muri Nairobi ndetse no muri Zambia, hari ikintu kidasanzwe witeze kuzakorayo? Nta kidasanzwe buriya niyo dutegura, twe dutegura ibyacu, ariko buri bidasanzwe biva mu ijuru. Niyo mpamvu buri gihe mubonye hari performance twakoze, hari ibintu bibamo tutari twiteguye, biriya n'Imana iba yabiteguye. Twe turategura ibyo tugomba gukora, dutegura ibisanzwe tugashyiramo wenda n'ibindi twongeramo bikeya, ariko buriya nta kidasanzwe kirenze usibye kumenya Kristo gusa. Nicyo tuba dukeneye ko abantu bumva cyane, n'Imana donc yiganjije mu byo tuba dushaka kugira ngo abantu bumve. Yego. Ikindi kibazo nakubaza, witeguye gute kwakira uburyo abantu bazakwakira muri Zambia? Ko byanga byakunda, nibyo tuvuga Yesu n'umwe, Yesu tuvugamo hano niwo bavuga muri Zambia. Ikibazo ndibukubaze, witeguye gute kwakira kubona reaction y'abantu bo muri Zambia? Niki kintu uri expectinga wenda kubona, kuko si abanyarwanda ni abanyamahanga, niki kintu bo muri wowe kidasanzwe ushaka kuzabona kuri we? Okay, I'm excited, ntago nabeshya ngo sindi excited, ariko I'm so excited. Ndumva mfite amatsiko y'uburyo abantu bo muri Zambia bameze. Nubwo ndumva nyine ni abantu kimwe natwe, n'aba black, n'abanyafrika, ariko nyine ko it's my first time kujya muri Zambia, sinzi uko nyine nanjye meze tu. Ndumva mfite amatsiko yo kumenya uko bizaba bimeze, ariko ntako ndi kubyumva muri njyewe nabiburiye ishusho, ariko ndizera yuko bizaba ari ibintu byiza kandi bidasanzwe. Yego. Ndagira ngo wenda ziranyira ibibazo bibiri, ariko ndagira ngo urakoze. Ikibazo ndi ukubaze, buriya mu bahanzi ba gospel uratubwira niba ari ibisanzwe cyangwa se hari ubundi buryo budasanzwe ukoresha? Ni gute witegura mu buryo bw'umwuka
ku rwego mpuzamahanga. Nyine urumva ushaka gutumirwa muri Foursquare cyangwa se ugatumirwa mu yindi caca hano mu Rwanda, ariko biratandukanye nk'uko ushaka kutumiwe hanze nko muri nyine mu gihugu cyo hanze. Mu buryo bw'uko witeguye gute? Dusangize ako kantu ubundi nyuma yo tuduhereza ubutumwa abakunze bagukunda haba hano mu Rwanda ndetse nabo ugiye gusanga mu mahanga. Okay, murakoze cyane. Biraza kubatangaza, ariko wongeye wivuga ubutumwa ryo muri Foursquare nk'uko wari wivuze, cyangwa muri Restoration, cyangwa ahandi hose, ndifata kimwe nivuga ubutumwa n'ubundi ryakure mu mahanga, kuko abo tubwiriza ntabwo tubwiriza abanyamahanga bakure cyangwa abanyarwanda. Twe tuba dukeneye souls, ubugingo bw'abantu uko bwemera bugakizwe. So umuntu uwo ari we wese ahari tuba dushaka ko akizwe. So uburyo nitegura, ndi gutegura ivuga ubutumwa rya, niba for example, niba mfata amasengesho y'iminsi 3 ndi kwitegura n'urugero, ndi kujya Foursquare, the same thing, ndafata amasengesho y'iminsi 3 nitegura kujya Zambia cyangwa muri Kenya. Ahari hose najya mpfa kuba ngiye kuvuga Kristo. Uburyo nitegura ni kimwe pe, nta bundi buryo buhambaye. Urakoze. Tugana ku musozo, nkuko tubikeka cyangwa nkuko biri, tuzi ko muri Zambia n'abantu bavuga ikinyarwanda cyangwa se n'abanyamurenge bariyo. Hari indirimbo waba warateguye z'ururimi rwo bakoresha cyangwa se uzaririmba abo ni bande izi zindi tumenyereye? Okay, muri Zambia ntago bavuga ikinyarwanda, ariko hariyo n'abanyarwanda, ndetse nizere yuko bazaza tugataramana kuri uyu munsi. Mwanabonye ko muri publicité nakoze ebyiri z'icyongereza n'ikinyarwanda. For information, natangiye kuririmba ikinyamurenge kera, ariko kuva icyo gihe cyose muri Uganda naririmbaga icyongereza. So gukoresha playlist y'icyongereza muri Zambia ni ibintu byoroshye, kuko ni ibintu nakoze igihe kinini cyane. So indimi zose tuzazikoresha, kuko hari abantu bose bumva indimi zitandukanye. Terezo, hari ikintu cyiza turabona muri iki gihe cy'abagospel. Mu myaka yashize hari ikintu twabonaga abagospel batinda gushaka, ariko ubu ijoro ryashize Merci yambitse umukunzi. Congratulations kuri Merci ahubwo. Yanditse umukunzi impeta ye, tunamuha congratulations. Na Kado twabonye nawe yambika umukunzi. Uriya n'umwana wanjye, uriya mugore wa Kado n'umukobwa wanjye yitwa Rebecca. Kado kuriya ni umukwe wanje. None wowe byakira gute ukabona ko ibintu bisigaye byarahindutse? Mbere ariko nabanze ba gospel batindaga gusa nk'abashaka, ariko ubu birimo birihuta. Ubyakira gute? Ni iby'ibyishimo, mugani w'umushumba. Iby'ibyishimo ni ibintu twishimiye. Na Bibiliya avuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. So ntacyo mbivugaho, ahubwo icyo navuga, Imana ihimbazwe yuko bari kubaka, cyane cyane abakozi b'Imana, abaririmbyi bagenzi banjye n'abandi batarabitekerezaho, babikore vuba cyane, kugira ngo gushaka ni byiza. Nubwo ntarashaka, ariko ndabiteganya, ariko gushaka ni byiza. Ese ubukwe ni ryari? Ni vuba cyane, nzabibabwira. Ubutumwa ugenera abakunzi bawe tugana ku musozo. Abakunzi banjye abari muri Kenya, get ready, we coming on this Friday. Tuzaba turi kumwe, tuzataramana ku masaha y'umugoroba. Baraza kubishyiriraho affiche, barayishyiraho bano bagabo bose. And then abantu muri Zambia, get ready, I'll be there ku wa mbere w'ikindi cyumweru, ku itariki 23 tuzaba turi kumwe, turi kwitegura. Hanyuma 27 n'umunani no ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu tuzataramane muri Zambia. Zambian people, I just want to inform you that on the 27th and the 28th and the 1st of March, I'll be performing live in Lusaka. So you gotta be there. Grab your time and you pray for it, kugira ngo tuzabane kuri uwo munsi. I love you so much and I can't wait to minister with you guys. I love you so much. Thank you, sir. You're welcome.
uragisubiza ntayo uzoshoboka se imaterana ndavuga ngo yasuba nawe mana iyakugenzeho usiruka buga umurika tazoturusha abandi uretse Yesu Zambia sinzi uko hasa nta mpamvu ubayo ba data wacu bose dore nguyu umwe hano ari mu gitaramo tari Zambia none uku impamvu tuba tunezerwa nuko iyo dutaramye ndahindukira nkareba Karinda kanezerwa umutima kanezerwa Karinda twararanye ndananirwa kunezerwa gute none usenga Imana iriya barambwiye ngo haba kandi hari ibihugu bitambanye jewe uzosohoka Zambia kinsira Mozambique ko murumva barambwiye ngo haba bitangaza haba usenga reka twomere Imana amashyi cyane kuri True Promises